iyi weekend irarangira ekipe ya Rayon Sport icyitwa transferi yamaze gushyiraho umutemeri yapfundikiye. Wakibaza ngo se Rayon Sport ko hari abakinnyi benshi bagiye bavugwa ariko ntibasinyishe, ukaba utubwiye ngo iyi weekend irarangira Rayon isoko ry'igura n'igurisha yamaze kurivaho. None wakibaza uti ese ubwo abo bakinnyi bazaba basinye cyangwa izabareka ihamana bifite? Wowe rero wibaza iki kibazo, ndi hano ngo usubize kubera ko mfite amakuru nyayo aturuka mu ikipe ya Rayon Sport, nk'uko umwe mu bayobozi ba Rayon Sport yabimbwiye mu kanya gato ubwo duheruka kuvugana kuri telefone. Ekipe ya Rayon Sport igiye kumara ukwezi kose yiruka ku bakinnyi bane, ariko kubasinyisha byarananiranye. Suko Rayon Sport idafite amafaranga, suko Rayon Sport yananiwe kumvikana nayo, barumvikana ariko icyitwa itangazamakuru ryacu rya siporo ndetse n'abahezanguni ndetse na babandi ba mu ngamba z'ubwirinzi batifuriza Rayon Sport ibyiza, nibo bagize uruhare rukomeye kugira ngo Rayon Sport uko kwezi kose gushire yarabuze amahitamo ku bakinnyi bagomba kuza kuyisinyira uko ari bane. Mu minsi yashize mwumvise transfer ya Kwizera Olivier, mwumva transfer ya Henry Musanga mu ikipe ya Rayon Sport. Ese buriya ugira ngo abo bakinnyi bo muko ari babiri rero kubasinyisha byarayinaniye? Ntago byayinaniye. Nka Kwizera we barumvikanye, Rayon Sport amafaranga irayamuha miliyoni 35 yaciye Rayon Sport. Rayon yarazemeye, umushahara wa miliyoni 3 Rayon Sport yarabyemeye. Icyanze ni iki? Ubwo Kwizera Olivier yari buze gusinya amasezerano hari kuwa mbere w'igishize, hari telefone imwe yamuhamagaye iramuga ngo Kwize, numvishe amakuru avuga ko Rayon Sport yakwemereye amafaranga wifuzaga, ese koko waba ugiye kwisinyira? Kwizera ati rwose, ati giye twarumvikanye, ikibura mu mwanya ubundi nkajya ku biro bya Rayon Sport ngasinya nk'ibisanzwe nkakomezanya nayo umwaka utawe imikino. Uwo muntu aturamenye ati sigaho wikivuza umugati, ati sigaho wikivutsa umugati, ati hari ekipe igiye guha amafaranga menshi yo mu Barabu, ati nuramuka ugiyeyo ubuzima bwawe buzabuhindutse, ati byariyo mubyihoreye hanyuma ubanze ukurikire izo deal zo mu Barabu, nibikunda uzasinyeyo, nibyanga ubone kugaruka muri Rayon Sport. Kwizera ati se iyo kipe yamangahe? Ati iyo kipe rero nkuko nkesha amakuru yayo indani yavuze ko wowe nuramuka ugiyeyo ugatsinda test urahabwa ibihumbi 100 by'amadolari n'umushahara w'ibihumbi 10 by'idolari buri kwezi. Ibaze nawe ibihumbi 100 by'idolari, umushahara w'ibihumbi 10 by'idolari, nukuba urasanga Kwizera Olivier byibuye ku kwezi yajya hembwa nka 15, hanyuma recruitment ikaba 150. Olivier abyumvisha arasara, aravuga ati rwose, ati abareyo ndabakunda rwose, nabakoreye byiza, namwe mwankoreye byiza kubera ko mwafashe ntazwi, maze umwaka urenga nakina mungirira icyizere mbasha gusura mu bihe byanjye byiza. Ati rero nimwe mwihanganye, hanyuma mbanze nkurikire iriya deal yo mu Barabu, nindamuka nyisoje byakunze nzahamayo, hanyuma nibyanga nze mbasinyire. Rayon Sport iba ibuze Kwizera Olivier gutyo ku munsi wo kuwa mbere, naho ubu iyo bitaza kuza kuba uwo muntu yaje gushika Kwizera Olivier ngo amujyane mu Barabu kandi nta gahunda ihari, amakuru mfite nuko nta gahunda ihari mu Barabu, ahubwo no kugira ngo Rayon Sport ibashe kuva ku murongo. Ya gahunda Rayon Sport ifite yo kuvuga ngo umunsi w'igikundiro ngo twatanye imitozo mbere andi makipe ikundi burizwemo, naho ubundi Kwizera Olivier yakaba yasinye Rayon Sport. Ahubwo icyo nibaza ni kimwe,
k'iyo gahunda amakuru ufite yo kujya mubara bidahari, na n'ubu Kwizera Olivier akaba ari gukomeza kugora Rayon Sport, ubundi rero habura iki ngo imureke ishakishe abandi bakinnyi bandi bahari bazaza kuza kuziba icyuho kiwe? Kuko erega nubwo tuvuga ngo umuzamu arakomeye, yego harabegera agaheka ekipe, ariko ntabwo umukinnyi umwe yaza guheka ekipe ngo birangire gutyo adafite abandi bantu bandi basa kumukavaringa, ntabwo byakunda. Umuzamu yatsindwa, kuko ni kenshi gashoboka twari tubona Kwizera Olivier atsindwa ibitego. Ntabwo shampiyona turangije phase retour yakinnye yayisoje ari unbeaten cyangwa se ayisoze afite clean sheet gusa. Reka Kwizera Olivier yarinjijwe, hari n'ibitego yatanze, urugero nka match ya Muhanga, iriya match nzayibagirwa. Kwizera Olivier yatanze igitego kuri Rayon Sport, ndavuga ati nimureke nuko nyine ari bya bindi by'abakinnyi gito ngo nabakongwe. Iyo aba ari nkundi wa rubanda rugufi yakabaye atarakomeje mu izamu rya Rayon Sport, kuko yatanze kipi bituma Rayon itakaza igikombe cya shampiyona. Hari acyabantu mutazi mwebwe, buriya Rayon ntabwo yatakaje igikombe cya shampiyona kuri match zindi twagiye tubona. Rayon yavuye kuri course neza 100% kuri match ya Muhanga. Iyo Rayon iza gutsinda match ya Muhanga, ndahamye nashidikaye ko ibyo tuba tukuvuga ubu ngubu biba bitandukanye n'ibyo twavugaga cya gihe. Niko bimeze, niko biri. Iyo ni transfer ya mbere Kwizera Olivier Rayon Sport yamaze gushyiraho nyirantarengwa yuko iyi weekend isoza yamaze kwemera gusinya Rayon Sport yabyanga. Rayon Sport igashaka undi muzamu wonde. Iyo ni transfer ya mbere. Transfer ya kabiri niyo witwa Henry Musanga, umusore w'umurundi watandukanye n'ikipe ya Police Football Club uyu mwaka ugana ku musozo. Henry Musanga ubwo uwitwa Haringingo Francis Christian Mbaya ajya mu Burundi, buriya priorite kwari kugana n'abakinnyi babiri. Uwa mbere yari Henry Musanga, undi ari Richard Ndayishimiye. Wakibaza uti se kutubwiye ko uwitwa Haringingo Francis Christian Mbaya yagiye mu Burundi kugana n'abasore babiri, ibigano byagenze bite? Nukuvuga ngo uwitwa Henry Musanga niwe yari shuwa ya mbere ya Rayon Sport. Baraganiriye bagira ibyo bumvikana n'umutoza Haringingo, barabyemeranya. Haringingo araza ahayo makuru uwitwa Murenzi Abdara, avuga ati bo niba uko bimeze iyo offre ya miliyoni 30 ku myaka 2 ari kubyemera, twe nta kibazo azaze asinye, kandi na n'umushahara we wa miliyoni 1.5 niba koko yabyemeye, ati nawe turabyemeye turi ready, azaza asinye. Bigenda bityo barabyumvikana, bategereza umukinga azaza gusinya. Ariko tujuru n'ubundi bigeze iyi saha uwitwa Henry Musanga nta gisubizo n'iki na gito arongera guha umutoza Haringingo ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Rero ibyo guhame hatiriza yingingira umukinnyi nkaho wanyabuniwe kamara, rero birasa nkaho yabivuyemo, kuko nawe ari mu ahawe nyirantarengwa yuko iyi weekend nishira atemere gusinya Rayon Sport, ibye na Rayon biraza kuba birangiye. Indi transfer indi ya gatatu niyo witwa Issa Jigwibu, umusore w'umunyamari ukina kuri nimero 10, umwe mu babaye aba MVP muri shampiyona yiwo muri Mali, ubwo yagana ku musozo umwaka ushize w'imikino. Uyu musore muzi ko havuzwe byinshi byari kare byaba mutangazaji bya Mpenzi Eto, bivugwa ko bashatse kumuyobya ngo abajya muri APR, ariko biza gusanga APR yaramaze kugura abakinnyi bandi ku mwanya we. Biza kuba impamvu yuko banatambamira gahunda ze zo kuza muri Rayon Sport. Batanja gusebya Rayon Sport ngo ni ihemba, ngo nigira ibiki, ngo ni ikipe idafite hiva, ngo nahigera. Uyu musore bita mu gutwi biza gutuma afata icyemezo cyuko adasinyira Rayon. Uyu mukinnyi rero Rayon Sport irashyiramo agatuza kose gashoboka. Iyi weekend arajya kurangira Rayon Sport ifite igisubizo cye nyirantarengwa. Niba mukabyanze iraza kubivamo. Indi ya gatatu niyo umukinnyi w'umwataka w'umunya Guinea Conakry yitwa Seydouba Bangura, twamuvuze ku munsi w'ejo. Bangura transfer ye ni ifite ingufu cyane ugeranije ya Issa Jigwibu. Reka ndiko kwivugaho byinshi, nyihorere kanyibikire ku munsi w'ejo nibwo nzayimanuka neza 5 kuri 5 kugira ngo ndeke ko inkuru y'igice
uyu Sedwa Bangura ni umwe mu bakinnyi beza bakomeye mu gihugu cya Guinea Conakry, ahamagarwa no mu ikipe nkuru. Yatsinze ibitego 18 muri shampiyona, muri Champions League ubwo yakinaga Stade d'Abidjan muri Cote d'Ivoire yatsinze ibitego 3. Hanyuma agaciro k'uyu mukinnyi ni miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda. Reyo iramutse yabonye yatanga. Uyu mukinnyi yayisinye kubera ko yamaze kuba free agent, nta kipe afite maginga ngaya. Ekipe yakinaga yitwa Moro FC yamaze kugira gute, yamaze gusoza nayo amasezerano ngo ari free agent. Rayon Sport mbatungiye gatoki. Iyi transfer rero iyi weekend nta gihindutse izarangira Reyo yamaze gushyiraho umutemeri ivuga ngo abanga tuzakomezanya, hanyuma abo tutari kumwe maginga ngaya finito ngaye nguko. Nakoze kudukurikira, iyi yari Inyenyeri TV Rwanda, naho yumva ko imikoro nitwa Claver Regis Peterson. Ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.